What's up my people, ni Shakuru ugarutse nanone nje kwereka udufilime twiza wareba. Ujya wibaza ngo hari filime ziba zitwa nk'iz'imyaka, zimwe ziba zaravugishije abantu benshi cyane, ariko ugasanga filime yarebwe n'imbaga y'abantu benshi ugasanga nawe yarebye. Izo filime haba harimo nka filime nka Iris, Prison Break, Game of Thrones, Jumongo, City Hunter, Bridal Mask. Ugasanga izo filime ntabwo wigeze uzibona. Nyamara hari uburyo bwiza bwo kureba izo filime, ko ngiye kuzigutondekera filime eshanu nziza wareba ubu ngubu kuri website yanyu www.oshakurfilms.com, ukajyaho ukaba wabasha kwirebera filime ku buntu. Ushobora gustreaminga wayikoresha iPhone cyangwa ugakora download wayikoresha imashini cyangwa Android. Ku mwanya wa gatatu ndatinde turasanga filime yitwa Six ni filime yasobanuwe na Junior, ifite season ebyiri, irahari kuri website mu mashusho ya HD ku buryo ubasha kwireba neza, igaragara neza, bisa nkaho ari ibya kera. Pana bino bintu byo kujya kurira agafilime ka kera ugasanga filime zirasa nabi, nta kintu kirimo. Twabisubiyemo filime zose dushyira kuri website ziba zisa neza, dushyiraho filime gake gake ariko tugamakinga sure ko dukizaho filime zifite quality nziza. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Widow igenda igaruka cyane kubera ko ni filime nziza yakozwe na Rocky. Noneho ikintu kirenze kiri muri iyo filime yakiniwe mu Rwanda i Gisenyi, barangije barakomeza bajya mu Ruhengeri kuko yakiniwe no muri Kongo Goma, y'umudamu uturuka hanze aje gushaka umugabo we bari muri Kongo. Yaraje muri Kongo agakora gisita y'indege agakomereza mu Rwanda, akaza akiturira mu Ruhengeri agashaka umugore, bikarangira akaryoherwa n'ubuzima. Umugore we yaraje kumushaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga iyo filime. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Bridal Mask ni filime y'ibihe byose yakozwe na Yanga. Ntabwo ari Yanga, yakozwe na Sankara. Igira mu episode 29, ushobora kujya kuri website ukabasha kuzireba, ziriho zose ku buntu, nta muntu kwishyuza. Urakora download urebe wituje na famille yawe mu mashusho meza ya HD, ukabasha kwireba. Aho umuhungu abakorera Abanyakoreya ariko bahiga umuntu uri Bridal Mask, aba yambara mask ariko iyo mask agatabara Abanyakoreya. Noneho afite murumuna we ukorana n'Abayapani, bikarangira Bridal Mask bamuhize bakamwica. Bamara kumwica, uwo murumuna we ukorera Abayapani akaba ari gufata ya mask ya mukuru we. Noneho agatangira bakamuha ibiraka byo guhiga Bridal Mask kandi ari nawe Bridal Mask. Ushaka kujyaho ukakareba, kameze neza, ni udufilime tumwe twa kera abantu benshi bakunze, ukabasha kukareba neza ukenjoyinga ku buntu, nta muntu ukwishyuza, mbese nta muntu ukwishyuza. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyo filime. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Iris murayizi mwese. Umuntu utararebye Iris akunda filime, ubwo ntabwo waba wararebaga filime muri kiriya gihe cya kera, ubwo ntabwo waba wararebaga filime kabisa, kuko Iris iriho kandi ni nziza cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga iyo filime rero. Ku mwanya wa mbere turasanga filime yasohokaga buri mwaka, bakoraga episode, n'ubwo yari ifite season 8, buri season ikagira episode 12. Basohoraga episode 6 buri mezi 6, ariko ntibahita bazisohora, bagasohora season buri mwaka. I'm sorry, I have a grip. Bagasohora season buri mwaka, kuko yatangiye gusohoka 2010 irangira gusohoka 2018. Basohora buri season buri mwaka. Izo season zose uko ari 8 ziriho kuri website yanyu www.oshakurfilms.com. Ushaka kujyaho ugastreaminga ugakora download ku buntu, nta muntu kwishyuza, nta kibazo kabisa. Iyo filime nayindi bayita Games of Thrones, imikino y'ubwami, irahari yasobanuwe na Pike. Filime imeze neza cyane, ushaka kujyaho ugastreaminga ukenjoyinga, ukaba wakirebera agafilime kameze neza, amashusho meza HD. Ayindi filime rero inabanga bonus yo bita The Warrior Biek Dongosu. Murayizi, birimo Dongosu, harimo na ba Sky Road, Sword Saint, Dongosu. Geraho urebe filime. Ku bantu bajya bambaza ikibazo ngo ko tujyaho tugakanda kuri watch full movie bikanga, ngo babayemo ikihe kibazo. Nta kibazo kiba cyabayemo, ikintu kibaho nkoresha Google mu gustreaminga, Google Drive. Rero hari umubare ntarengwa uba wemerewe kurebwa filime ku munsi. Iyo filime bari kuyireba cyane igeraho Google ikayibaninga, ariko nyuma y'amasaha 24 isubiraho. Niyo mpamvu nashyizeho akantu ko kudownloadinga, ku buryo umuntu wese ukeneye kureba filime ajyaho agakora download. Iyo ukoze download ubasha kuyireba, nta ma-ad aba muri download, ukandaho ukadownloadinga ukabasha kwirebera filime ku buntu, nta muntu kwishyuje.
rero ugize ikibazo watwandikira kuri whatsapp, nimero ni yayindi 83 216 28. mujye muduha n'ubufasha ariko bw'amafaranga, kuba watamo nk'ibihumbi nka bingahe umuntu akagura amazi akabasha kurikodinga afite motivation, agaterekaho filime. urumva kugumyikiraho filime no motivation na ubona abantu bagumya bareba gusa nyine bari kwesitinga amafilime gusa, nabyo ni ikibazo. hariho space ya comment, ushaka kwandika muri comment turazisoma tukareba filime abantu benshi bari kwifuza. iyo muri kwifuza turayishyiraho. ari nka filime dushyiraho n'izirangire, iyo tubonye abantu bakomeje kuyaka turayikomeza, kuko ari nka filime ushyiraho ukabona abantu ntibayireba. iyo batayirebye cyane rero turakwama tukaba tubyihoreye. Nyagasani akomeze kubarinda. niba warebye filime ino video ukageza ahangaha, nyandikira kuri WhatsApp umbwira ati video nayirebye ngeza final uwaga filime. make sure ko ukora subscribe kandi like comment musharinga, dukomeze tuhatwike ku buryo next year tuzaba twarakoze na monetize twinjiza n'umufungo hano kuri YouTube. niyo gahunda. God bless you, Imana ikomeze ibarinde. yari Shakuru wanyu, agasobanuye kakugeraho ku gihe aho waba uri hose ku isi. Enjoy with HD.